Jolly iyo utekereje yuko iwanyu bazahazana inka bagukwa ubundi ikigerageza nawe ubitekereza iki? nta nubwo ariko mbibona kuko izo nzozi ntago nzifite ariko izihe nzozi udafite aho wabujijije inzozi zo kuvuga ngo umuntu azaze mu rugo atanga inka ntago nibona wenda ntabwo izo nzozi zanjye ariko nanone ndi umuntu wemerera muri destiny niba destiny yanjye ari ugushaka koko ibyo bizaba so far ntabwo siko mbitekereza inzozi zawe ntabwo ari ugushinga urugo rega getting married is not the ultimate goal of every woman ntabwo ariyo siyo ntego cyangwa se siyo success nyamukuru ariko bazagukwa simbizi kuko ntabwo biragera ubundi kubera icyo umukobwa wamubwiye ko ari mwiza pe wowe so wabonye atari mwiza ibikorwa imyumvire iciriritse njye nta kintu nzi gihambaye ku mugabo nzi byose mbizi ku mugore nzi kubona mama ari uduha school fees nzi kubona mama ari ufunga imiryango bimwe abantu bajya kuryama ukabona nk'urugo rurimo umugabo niwe ushinzwe security y'urugo nzi kubona mama ari ufunga amadirishya ari ufunga amarido ari ufunga imiryango nzi kubona nsaba school fees mami nzi kubona nsaba ibiryo nta kintu ngewe muri rusange expecting gihambaye cyangwa se ku mugabo ibintu byose nakuze mbona umugore mu maso yanjye so kuri nge rero mbona ko umugore ashoboye ari nayo mpamvu bitandukanye cyane cyane no ku society hano hanze ibyumva ubona ko batekereza ko umugore ananiwe umugore ntabwo yaba yarera neza ariko hano hanze dufite abana b'abagore kandi bafite inumbero dufite abana b'abagore bafite ikintu bigejejeho dufite abana b'abagore bafite discipline so ibyo byose rero byaneye ishyaka ryo kuvuga ngo ese kuki abantu badaha agaciro umugore akwiriye cyangwa se umwana w'umukobwa iyo twarekaga amashyari tukareka amatiku tugafata uwo mwanya dukora turwanya abandi bantu tukawinvestinga mu kwiyubaka twatera imbere ku giti cyacu kuruta uko ujora uramuvuga nyamara Jolly ntabwo uyu munsi buke ejo ari ahandi buceze ndahandi nera intambwe so urumva se biragoye ko wazahangana nanjye ngo bikunze kuko urahangana nanjye mu rwego rw'amagambo njyewe ndimo nditeza imbere ndakora ibikorwa byanjye ndimo ndashakisha imibereho urumva se tuzahurira he uzakomeza unuke ngusiga igeze utekereza kure ikintu byo guhostinga kenshi cyane noneho iyo mvuze ngo ngiye kubireka hari n'abantu bazi ngo wenda nibyo mbiretse ntago nabaho you are wrong mba nanze kubireka kuko nabyo bitarandika kuki se ubundi mbireka ese ibintu usuzugurirwamo gutira umuntu na inde wansuzuguye uwo mwana yawe yacicavi oya uwo ntiyatuma ubireka uwo reka hafi kandi nawe nabimubwiye ntawe yawe wapi meze neza ikindi uzi ikintu njye nagiye mpura n'abantu banje banyikundira batajyaga bambona tugahuza nagiye inshuti n'abantu narabikunze mfite noneho ubu ngubu experience yo kuba n'amajoro ryose ubu se mbonye nk'akazi ngiye wenda n'urugero nk'iburayi nkabona akazi ko kuba nk'umusekirite ahantu ntabwo ako kazi nta muntu wakantwara najya muri ndi stede ukuba ikintu bita ijoro byakumenyereje ijoro nyine mw'ukuntu nyiri ubu nta shift nakora ya nijoro ngo inanire